iyo operasiyo igiye kuzamo Titi Brown ugiye gusinyira akayabo akaba official choreographer muri Sherry Silver Foundation. Moriox Kid urayizi nuyizi? Ndayizi. Sherry Silver Foundation nyuma yuko nkubwiye ngo Naomi ni umwana wande Sherry Silver, nyuma yuko nkubwiye akantu ku kandi nkageraho nkacikwa nkakubwira ko Tekera ajya mereza iki abana ba mbere muri Moriox Kid baba choreographer bo nabami bama challenge. Urabona ibintu byateye byo gupromoting indirimbo ngo ama challenges. Aba bana babiri nabami bama challenges. Iyi nkuru iteye ubwo. None nyuma y'iminsi ng'abana babonye blessing mu gihugu cyitwa Armenia biki Armenia Yerevan. Yego. Sherry Silver we birenza aba bana 70 ingahe wari mu bana 700 bari mu mpano zitandukanye mu bisata bitandukanye. Babana bamaze kwinjira mu mwuga w'ubuhanzi none hariho usora ifungo ryinshi. Babana amenyera amashuri amenyera ubuzima bw'umunsi ku munsi aba performance akabagenera prime cyo bita prime de match ganye. Yego. Mbere y'uyu mwandiko nababaye ndavuga se Sherry Silver arasenye babana, ariko nimba umwana hari ahantu yarotaga, nimba umwana hari ahantu yifuzaga, nimba ari kubona indi ntera uri kumva. Yego. Ariko noneho ibijyanye na good working condition Sherry Silver ari ku rwego rwo guhita agenda akivuganira n'ababyeyi. Iyo ntambwe yararangiye. Ababyeyi ngiye kwinjira mu mafaranga biri kuvugwa ko buri muryango ugiye guhabwa. Aba bana ntago baragera ku rwego rwa challenge. Noneho umubyeyi umwe muri abo yambwiye ngo tubiragije Imana. Imana niyo izabisohoza niyo bataduha ifungo ryo gusinyana. Ariko bakaba bari mu maboko meza, za Giant bakaba bari imbere, ibitaramo bikomeye bakaba bari imbere. Tukaba tuzi ko bari kumwe n'umuntu nk'uyu igihugu kigendana nawe. Noneho icyo bita amaboko meza niyo bayareka. Ariko kubera abana ngomba kubakamfatabiliza nkagira imikoranire, bagomba gushyira mukono ku masezerano ndetse nkabahana agakeregeshwa gatuma bibagirwa iyo bavuye bagatumbera iyo bagana. Yego. Munyemerere ninjiye muri iki gisasu. Ikihe? Sherry Silver babana bari kwitereka, bari bahanganye, babakomparaga nk'amagurupe abiri ahanganye. Ariko nabigeramo gikata nkababwira ngo Sherry Silver ni ibindi ku mafaranga arekura. Aha harasangamo bayirasta ndabaha ingero z'akayabo k'ibihumbi by'amadolari basize. Yego. Muri foundation cyane. Ndinjira muri Chibudengu utaragera muri iyi foundation nawe warekuye akantu. Aba bahanzi b'abasini aba bazi kureba kavuga ati ninza mu Rwanda ni bande bazaperforminga. Nago ba Jojo Breeze aribo baperforminge Chibudenga na Juma Juxi. Yego. Ubu ngubu ntabareba abana bafite igikundiro kandi bafite support kandi umunsi ku munsi akazi harimo tushe kuba agiye kubasinyisha cyangwa nta tushirimo. Abana nimba bikundiye Barisa bakaba badashaka Getafe ni tushe cyangwa si tushe kambyinjiramo gikada tumenagura iyo operasiyo. Yego. Mbabwira inkuru namenye nyuma yuko abana bidemaritse bitwa Moriox Kid. Sherry Silver agiye kuguramo abana babiri. Abo bana babiri ngiye kuza mu mazina yabo. Ndagira ngo tuze gukuramo isomo. Ni Jaras Official nanone muhawe ikaze mwese kandi murisanga ku gicumbi cy'inkuru zikumira, zunga, zisusurutsa ndetse zinamenyesha. Kandi Imana ihe umugisha wowe wafashe umwanya kandi ugafata screen yawe ugashyiramo Jaras Official wirebera amashusho meza y'uruhehemure. Rero ngewe ndi Poppy, ndi Meteo Rwanda Showbiz, ndi Snapchat ya Showbiz, ndi Expert Poppy, Big Poppy ndetse ndi na AI ya Showbiz. Muri frame rero nziza mu ngofero y'umutuku ya LA dufite ngombwa mu bacu Rusezera Mahina, umukado w'Abanyarwanda. Ari chillable, sempre, aritonze kandi ari kuri mikoro ya mbere of course nkuko ndi ku ya kabiri. Kaze Urban akabari kuri ubuhanga bw'ibyo kuri technique ku buhanga bw'ibyuma.
rero muramubona ukuntu atameze neza. Erikada wanyu mumurebe ijisho ryiza, ntago ameze neza. Nimba navuga ngo ararwaye, nimba navuga ntameze neza, ariko ni hagati aho ngaho. Rero amasengesho yanyu arayakeneye, muyamwerekezeho, ni byiza. Rero mbere yuko ngira ikintu mvuga, ndabanza nisurize Erikada wanjye. Erikada, uraho, uramahoro? AI w'abanyarwanda umeze ute? Alhamdulillah. Twishakemo akamwenyu. Yego. Gerageza twishakemo akamwenyu. Nanjye ndakuramukije abanyarwanda badukunda, badushyigikira umunsi ku munsi. Gusa nk'uko wari utangiye ubivuga, banyihanganire. Ntago meze neza, ndumva nari gufiringa neza, ndumva nta n'umwuka mfite. Yego. Ariko icyambere ni amakuru, uburyo tuyabagezaho, wa mujyo wacu bakunze. Nanone tubasusurutse, ntituraranye. Yego. Ntibadukumbure. Ndetse n'amakuru atangirwe ku gihe, tujya tukotinga ubuyobozi bukuru tuvuga ngo icyambere ni amakuru cyane. Ubwo rero nibo twigiraho, nibo batwenspira, nibo bakomeje kudutoza ubutore. Yego. Nuwo mujyo turimo, twaba tumeze neza, twaba hari ibindi bibazo, haba hari uburwayi, tugomba kwishakamo imbaraga kugira ngo dusoze umurimo w'uwadutumye. Yego. Utaragoroba. Kosora imvugo. Gerageza. Ngo butaragoroba. Nyine kosora. Oya, ngiye ntago navuguruza. Reka dusoze umurimo w'uwadutumye hakiri ku manywa. Ntago navuguruza. Gerageza. Erikada. Zamura volume ya mikoro ya mbere ku mugani wa Popi w'abanyarwanda. Ntago nafata Erikada witeretse w'abanyarwanda udakomeretsa kandi waniretse ngo ngiye kuvuguruza n'iki. Ubwo ibyo wavuze aba ari byo, cyane ko biba byumvikana, nyiri baba babyumva nk'abanyarwanda. Urumva, twishakemo akamwenyu, twishakemo morale. Iyi nkuru tuyigeze ku banyarwanda, ariko muntu uri bukandeho, ufite social media, ukoresha X, ukoresha Insta, ukoresha TikTok, umukada akakubwira ngo jya IG andikamo CMPOP gutyo mu kinyarwanda. Weho muha iminota mike. Reba muri statement zigiye kugera muri 40 amaze kwandika ku rukuta rwe, reba meshatu zicishemo amaso. Kubwenye Imana yaguhaye, wumve nimba koko Popa ari umutangizi, wumve nimba koko ntabwe yayashyiramo muri statement akora. Like zazo zirasobanutse, ama comment yabyo arasobanutse. Kandi ujejo mu gitondo ku mihanda wari uhari, ariko iyo muvoma ndi gushishikariza abanyarwanda ni yejo mu gitondo. Rero tugume muri wa mujyo uko umukada atababwira Cupurini cyane. Abani ngo akunda ko gasirenga. Yewe. Uko wavugaga rero ngo twishakemo akamwenyu. Yego nibyo, kuko ariko se hako nanone abantu badukunda bake beza bajye batwankuraja. Yego, cyane cyane. Bajye babana natwe mu bihe byiza n'ibibi. Natwe twa tumeze neza, tumeze nabi, tugomba kuza tukabaha inkuru. Yego. None se twese tuba twagerageje cyane pe, cyane. Noneho hari n'abantu babankunda by'umwihariko batera intambwe bakanyandikira, bakanyankuraja, kambwira ko bankunda, kavuga ati twarabibonye uri ngombwa mu bacu. Yewe bafite comment nyinshi, ariko kuri phone, kuri nimero bisanzwe. Yego. Nubu yenda simba ntabwo wakuzicemo. Nyireza abantu banjye, hari n'igembo rukuntu mbasuhuza. Yego. Cyamba shimira, ariko kuri phone mba nabashimiye. Hari n'abantu badukunda baba bumva twabasuhuza. Yego. N'umutima mwiza badufitiye Popi wanjye. Ntago ari ikindi suko ari amafaranga bari bubone kubera twabaciyeho, n'uburyo batwankuraja babarasi nizimbe mu magambo. Yego. Nge rero ngiye kwisuhuriza abantu, nubwo ntazi ko bashobora kubimenya cyangwa kubyumva. Sorry gato. Cya kiganiro twakoranye hari umuntu wasuje witwa Josh, w'umuproducer. Yego. Ubwo niwe wari uyoboye, nyine wari uri mu kizuru, ntago naye nari kuvuga amateka yanjye nawe. Yanyahuranyije ku mugore, arambwira ati mba mbareba akantu ku kandi ariko mwibanda hakurya y'inyanja yo. Wagira ngo katati
kati ntago twabanye nawe erikada Yego. ariko itera uburezi irabwibanza duhera aha mu rugo aho turi aho duhura n'abantu dusangira baduha amakuru nawe nyine ni uwacu ariko mba mvuze muri rusange n'abandi babibona gutyo. Turabakunda badahari badakandaho nta bantu baduha agaciro ntago amakampani yatuganiriza koze niyo bitacamo ngo duhurize muri dore muri gravity ariko nabo baba bashyizemo imbaraga kugira ngo twimurike twidemarike ariko nanone natwe inkuru tuba twazanye zikadushyigikira. Ubwo nari mpereye aho kugira ngo nyaboneke uze kwibanda mu bantu bawe uramutsa bawe mwabanye mwacanye mu bihe mwablessinganye heraho se nkumva gikada. Mbere na mbere rero of course ni Brumman suhuza Brumman ariko jya umusobanura yari Mazbeat yagwa mu ibindirimbo biciye kwa Fanta agira ko gahiti nyuma yaho arakendera agaruwe na hiti yababuri kantu yagize miliyoni iriya hiti ninza muri operation yatumye bajya muri ribu kuregana buri kantu buri nguni na Brumman bicara imbere yaki sentare imbere y'abayobozi imbere y'ubuyobozi barasinye buriya mbana yicaye hejuru ariko barabizi. Yego uwo rero ni producer rega arabazi mu byica kare twahoze dushima turi kuganira n'abandi banyamakuru. Umunyamakuru akora tushe aravuga ngo Shema Ngoga Fabrice uramuzi? Yego ndamuzi. Ninde watorewe kuyobora Ferwafa. Munyamakuru aravuga ati cacaka tangiza doctor umuntu akorere doctora ujye utangira ko wabona meya nuvuga ati bwana meya Rukundo David ogahita wahuranya ati we Rukundo David umusirikare udaherengwa fande cya muri secteur zose. Kandi ubwo ba Melody yahuye n'umusera abaramubwira tucezereza ngati ngende titi toro Brown cyandi George. Buri muntu wese muri kariyeri mbihereye ku kirero ujyana na title hari abazimu bigira gute byica uri kubona akamorare kari kuzamuka cyane rikada guma muri uwo mujyo sako kanyuriye iki guma muri uwo mujyo dususurutse n'ukuri turi gutanga service ibi minota 30 mike myiza twijande. Yego rero producer Brumman ndamusuhuza n'abantu batatu ndi busuhuze nkanasuhuza arabiza ariyizi ntago ndi bugiye kumujyamo ibintu byinshi kandi nawe uramuzi n'inshuti yawe ngiye namwise Rob Mossad. Komeza pfura ariyizi ntago ushaka tubijya di oya cyane birasobanutse. Rero ngewe kuri ayiji yitwa nde Mazbeat cya Brumman? Oya ariyizi we yitwa ngwiki tubwire ha Robert. Oya uwo twariho Mazbeat yitwa ngwiki kuri ayiji? Yitwa Brumman Prod. Brumman Prod. Yego bari kubyumva. Komeza kuri kabiri ni Rob Mossad we nta kindi nongeraho. Ubwo ari kwiyumva. Yego mwacanye mu bihe woya turi gucana mu bihe ubu ngubu muri kariyeri iyi ngiyi ya showbiz arimo kuganira ibitekerezo guhana amayide nawe ni intiti kuganira kuri showbiz. Harya si umwe wari philosopher cyasi we ndibe oya nagare wari philosopher guma mu mujyo uramuzi ahubwo nuko ku kazina kizemo sarikazi naraye nkamutamitse. Yego watangiye kwita abantu amazina ubu watangiye wijanditse cyane unyemerere rero ngewe nkunda abantu b'abanyarwanda na Afrika muri rusange bagira ku bintu bihambaye ukabona bageze ku ntera ukabona umuntu uvuye i Kigali uvuye i Karongi uvuye Kayonza ageze ku bintu bihambaye ku rwego ruri global rw'isi. Unyemerere ntago tuziranye ngiye nisuhurize ugezewe Ernesto wabashije kuba umumemba wa Grammy Recording Academy. Ibyo bintu ni ibintu bya hatari ni ibintu abantu bifuza guma muri uwo mujyo bizafasha abanyarwanda. Guma muri uwo mujyo. Yego ugeziwe hari abavandimwe yagejeje sezerano. Yego ugeziwe hari contribution ye mu muziki wa Afrika cyane. Ugeziwe hari uruhare hari tafari
ribe rito ribe rinini ashyira mu kwimana igihugu cy'u Rwanda. yego cyane rwose cyane. ngo amazi ngo reka ndeke genurano ko nta n'urutugu rukura nta mazi ahinda roho ngo yibagirwe hariya hirya cyangwa inyuma iwawe. ingobyi duhetse tuyisigasire. yego ndi kuzamuka ndi kubyumva. guma muri uwo mujyo rero w'abantu ba blessing igihugu. yego witatira ariko igihango. oya ntabwo gitatira vraiment. ugeze iwe ari hehe? Sezerano. komeza kabiri. yego kandi njye mbarangije abanjye abawe producer Broman, Rob Mossad ndetse na ugeziwe Ernesto. ikindi rero yego hari umuntu wanyubashye. yego hari umuntu wampaye compliment andamutsa neza ambwira ko ibyo bintu akoze amaze kubikorera abantu babiri nanjye mbaye wa gatatu. ni umuntu batije Jonathan. urwego rwe rurazwi. yego datuma mubanira cyane atarana kororinga. genda gake. yego nuwanjye. noneho icyo navuga yego ndamuramukije ndamusuhuje. yaguhaye amashati AI wa Erika. tujye kuzaba impangari. yego umutima agira azawugumane. bikomeze bigende neza. urakoze. undi niyongeje niwe munyamakuru numvishe bwa mbere utangira kumena kuri radio nkikanga akavuga ikintu atekereza akinigura nta adakurikiye amafaranga akurikiye legacy. yego uwo nguwo afite amamukotize. uramuzi se? akurira mu burasirazuba. wongeye kuvuga se uramuzi? yiga RDK arazamuka aridemarika n'abanyamakuru bagiye bakorana hari igihe yabanyuzagamo inki. buke arapurayinga green card. uramuzi se? imana ibimuroshe hehe? Sezerano. uramuzi se uwo muntu? iyo arebye aravuga ati ncabwenge Erika dayikuye. uyu muntu atumye nzamuka we uri superana hanga sintare udatoba. yitwa Muremba bro. urwego rwe rurazwi. Muremba njyewe naramwumvaga kuri oya gira gutya namwumvaga kuri Isango Star nkumva ari kumenagura. yego nsobanurira abanyarwanda ko hari uwo nari nketse nyine wakoreye za TZD yiga za RDK. Muremba we nanki yanyuzagamo abantu ariko Muremba we Philipita wagenda ugasinya n'amafaranga na za kina n'ibiki ngo za gumaguma. ukiyakuza mu makote muri kuri radio yahitaga navuga ati ndatashye. ngo yarabanzaga bakategura dress code y'amakote akizira muri jezi y'ikipe yo mu Bwongereza ntavuze. noneho yatangira kuvugira abantu kavuga ati natwe Urban Boys turayikorera icyo ntavuze. kandi nuvuga ibintu byinshi ragikono nararikoze. uvuye mu cyaro ejo bundi ayo bana yanjye nk'izo nkuru najyaga nziganira na Jaras ngamubaza ati numvise Donido ku Isango byabaga ari jugujugu Muremba na Firi wacu. agahita ambwira ati zuzikuye koko niduguteje abavandimwe. ahubwo ati we wabagura intama ya Yesu. akabarongera aravuze ati kumira gikada. ubwo rero aho yabererekeye ubwo ntago uzajya unigana icyo ntavuze ijambo. yego umuntu rero witwa ako na Muremba ko ka message kamugereho agomeze neza. yego umuntu rero sorezaho bonus track witwa Karisa Bruno Taifa se muravugana ku bintu by'amasambaratika. iyo atangiye ngo bila kuchelewa njia bila kupepesa ngo bila kupepesa macho. yesi narimba yewe nemera ikintu umugome cyane. je nemera ikintu cyo kuba afite utuntu tw'uturingosho. yego yinjiye mu Giswahili ni hambaga cyane. tw'uturemajambo urumva nkavuga ati rero bose ndabasuhuza. impamvu musuhuje nuko ngewe mu by'ukuri njyankorera umunsi
nyine n'ayo magambo aba agenda ashyiramo ugenda umwigiraho ibintu byinshi n'impamvu musuhuje buriya umuntu uba warwaye compliment uwo muntu aba ari ikintu cy'ingenzi yego gikada cyane mu cyongereza baravuga ngo a friend in need is a friend indeed. Bivuge neza nkumve. A friend in need is a friend indeed. Igo bisobanuye iki? Inshuti? Oya. Ndi kwigisha. Oya, none se waretse nkayirira ku ruyenzi mamba. Reka ibyo mbireke. Yego. Mu Kinyarwanda twarize ngo inshuti nyanshuti ninde? Ni Yesu se. Imutunamo. Mutunamuka. Yego. Kureba nka kwibwira. Mutunamuka sha. A friend in need. Is a friend indeed. Yego. Wo rero yitwa Baburetse ndi kwigisha. Yego. Umuhanzi yaravuze ngo kicura nibiki kikulacho niwe adui yakwe ntago nzi Igiswahili baravuga ngo rubanda kuguwe neza cyane ibibazo byazabakigira hanze sibeza kuryarya sibeza yego inshuti yawe kwikurungaho niwe mwanzi ugize ute wawe number 1 niwe mwanzi uzakugubanya cyane umwanzi wawe number 1 ubutumwa ndaburetse uraburetse ntago turi kujye nuko nguko dusanzwe tujye narwaye nawe urarwaye nagubanye nawe uragubana kugendana ariko twagendanye abanyarwanda ntago bari kubyumva uwo muntu kuri hafi ni uzagukorera iki uzakugubanya umuntu utakuza azavuga ibyawe oya umuntu arakabe bad boy ariko nagusuzugure yego oya Erika umuntu wakunze cyane ni ugira ute ni ukubabaza cyane umuntu w'umwanya munini ni ugutesha agaciro ukaregreta cyane umuntu udakunda umuntu utazi umuntu mudasangira umuntu mutabanye numva yagukorera iki kikagukora ku mutima bita bicahe ndi kwigisha mu mazu wambabariye ko nta mwanya yego nta mbaraga turi kwigisha yego wese nubizi I know bro reka nigisha rero ngibutsa abantu nta kibazo nta muntu uzaturuka ku ruzakubabaza ntawe kabisa ntago akuzi ntago mubana ntago agira gute yego Imana turindane n'inshuti zacu n'abantu dukunda n'abantu duha umwanya idukize nyine agasuzuguro k'abadayimoni n'abazimu duhe igikundiro byo ni isengesho yego turindire intambwe zacu ibe mu ruhande rwacu cyane kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu ababisha bose bahirahe witwa Gihazi ari kwinangira umutima ari Gihazi yego Gihazi yego yaravuze ngo turapfuye turashize kumvise umutima utafite kwizera wumvise umuntu utazi imbaraga zimurinze Elisa aramubwira ati yaba Imana yari igukoze ku maso ukareba ingabo yego zidukikije Imana yaba yari igukoze ku maso ukareba uburyo uri kubwira abanyarwanda bakumva ya Imana yari igukoze ku maso ukareba igikundiro ufite ntawe ureba future Imana yaduhishe kureba mu mutima yego uri kumva ikibwirizwa nturi kucyumva ndi kucyumva Erikada izi mbaraga zitangiye kuvayo niko ari kusanzwe umukozi w'Imana Elisa yego ubwo bari bamugose Gihazi byagenze gute Imana idufashe biturwanya ibiduhiga biragahiga ubuzima ariko ubugingo bukagira gute bukarokoka iyaba ibituraza amajoro biduhangayikisha twabasha kubyiyambura ku mubiri ugira ute urabora n'ubusa akuri kunyumva cyangwa ndi kukumva Erikada 5 ndi kukumva iyaba utatenguhagwa n'umuntu ukunda
ahubwo babanzi bawe Robert Greene 40 n'ibiki rules of n'ibiki of power ye baba we ntangiye gutranspira 40 yaravuze ngo menya kubyaza iki yarari kuvuga rof n'ibiki by'inshuti n'ibiki yego uri kunyumva neza yego avuga ngo iki abanzi bawe menya uburyo iga gukoresha neza abanzi bawe kuko sometimes nibo batakugambanira oya bakugambanira ahubwo nibo bazakora byinshi bagira ngo baguproving yego wrong ariko inshuti yawe igushimasha imigirete iriho inakuruma mu mugongo nta nubwo yigiye kukubirindura wagira ute wabimenya ariko umwanzi kuko ububizi mujya gusangira ibiryo uziko banzurye wonyine haba hatarimo supaguru ariko inshuti yawe ni wagira ute ntago wabiyibwira ibintu by'amarangamutima iti kugura cyane reka nkwereke yego turakora inkuru ntago tuyikora turayikora mwakire neza ijambo ry'Imana n'impuguro yego basubiza ngo iki dushimiye Imana turishimiye Yesu yego ariko nanone nongera akantu compliment umupfundikizo kuri ibyo uvuze twige kubabarira I arrest my case Erikada uranyumva rero uyu munsi ku itariki enye nibwo twabyutse tubona inkuru y'incamugongo yuko Musabyimana Glorious cyangwa se wamenyekanye nka Gogo every day I need blood of Jesus indirimbo yabaye indirimbo iri timeless ndetse nkeka kizakomeza no kuba timeless kuko ni indirimbo yabaye global muri Africa Caribbean na Europe even narabibonye ni indirimbo yafashe imitima no umuhanzi wafashe imitima w'umunyarwandakazi inkuru zaje zivuga ko yaguye mu gihugu cy'Ubugande ku mpamvu z'uburwayi ni developing story yuko numvishe wamureberaga umwe mu bamurebereraga inyungu yavuze ko iyo bari buze gutangaza neza bamaze kureba dokima za muganga z'icyo yazize Gogo rero twihanganisha abanyarwanda muri rusange na famiye yiwe twabuze impano twabuze big ambassador muri showbiz mu ruhande rw'imyidagaduro dore ko yaririmbaga umuziki wo kuramya no guhimbaza ubona ko abantu bo mu muziki wo kuramya no guhimbaza bamaze kwitereka turavuga Israel Mbonyi wakoze ni Nasir kajya ahantu hakomeye turavuga Vestina na Dorcas ubwo umuhanzi muzi wo mu gihugu cya Tanzania twa Vanessa Mde yagaragaye ari gusuramo indirimbo yabo Emmanuel avuga ko iyo ndirimbo imufasha ari indirimbo ahora yumva kandi imushimisha yashakanye n'umuhanzi w'umunyanigeria actor wa filime muri Hollywood witwa Rotimi rero ni byiza rero turihanganisha abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba Gogo tuvuga ati bihangane bakomeze bihangane Erikada ngayo nguko nayo makuru twaramukiyeho baburetse gatoya AI wanje yego gatoya AI wanje aba YouTuber tugira umutima yego yareka nongereho Yesu aba YouTubers tugira umutima tugira indero tugira ikinyabupfura nituvugire ku muntu wagize ibyago ari aba YouTuber bagiye bakora inkuru ati Pastor Mpyisi arapfuye ataranapfa bugacya bakavuga ati mama Covid dore bimubayeho nta cyabaye kaje tubona izo nkuru yego ariko ibaze wori AI wakurikiranye wumvise n'uwari umuri hafi ko bagitegereje ibyo kwa muganga umuntu bamuroga umuntu bamugambanira umuntu yapfa kuko n'isaha igeze umuntu yakwicwa n'indwara izo busiyo zose zirahari cyane ariko aba YouTuber sinzi ahantu basengera soma nk'iyi title gusa title ntuvuge YouTube channel yego title idusomere twumve bose batinye kubivuga dore nguyu uhitanye Gogo amuhereye muri ji ya Merinda yanditse Mirinda ariko ni Merinda abazi ji ya Merinda umutima urahagarara ashyiraho agatangaro
cyamuhitanye se ibaze uwo mu YouTube ari mu Rwanda uwitabye Imana ntari no mu Rwanda koko nizo nkuru twazimenya twazikora ariko se koko ari Yoshua ukuvugira ku muntu se no gushaka views se no gukora iki sinahatinda ubwo n'ubwino bwe buri respecting ariko nanone ku muntu witabye Imana bro wakundwaga jondi naravuze ati gogo yagize like 420 kuri TikTok ni video imwe narebye izindi sinazikurikiranya wabona afite n'izindi nyinshi ako ngavuga ati no kuri TikTok na video The Ben afite like 300 yego umva ko abo baba barenze TikTok yo mu Rwanda bambutse cyane yabagande reba ahantu hose baramushaka baramukunze nta kantu twacagaho wambabariye se tukamwifuriza iruhuko ridashira tukamubwira ngo iminsi warugenewe mu isi irarangiye twizere ko uyisoje neza kuko wari uri mu ivugabutumwa twizere ko hari umucuti wanjye twaze tuganira avuga ngo reba umuvandimwe yaratangiye kugira hiti nibwo atashye atangiye kubona amafaranga atangiye kubona make up atangiye kubona ayo mafiriti yego cyane yigo urabizi ubuzima tubamo ubukene atangiye kwerekana impano ye ku myaka 36 bigenze gute birangiye Imana imukunze kugira gute kuturusha wanjanditse se gato mbere yuko nkujandika tunafata mu mugongo umuhanzi diplomate umuraperi mwiza mama we umubyeyi nta kundi niko nyine bigenda buri muntu azagira umunsi we ubu nyine cyari igihe cye tumwihanganishe tumufate mu mugongo rero ntago nyine twavuga ibintu byose ngo tubimare uko byagenda kose nyine tuba tugomba gukomeza tukagenda nibwo buzima rero Erikada ntago mbizi nimba ari sport kuko ingofero iri kureba imbere ntago nzi nimba ari abayumbe ubwo ni showbiz ubwo ni showbiz yego none uranyinjiza ute Yemi Alade yageze mu Rwanda ntarahagera Yemi Alade se ubwo se abatarahagera simbizi ngomba nkubaza buye gahunda ni bana bingagi yego ni gutya cyane Javier Pastor se wamubonye ya ubundi akiri Parc des Princes yego Pastor yanyuranagamo nabitwa ba Matador naba Ezekiel Lavez se araza ari ku rwego yego bakadabura ariko hagati hakaba witwa Thiago Motta uramuzi na Verratti ti frere wa Iniesta na mamuka atandukanye Spain Italy Salvatore Sirigu ndigo transpira ndikuvugira hejuru Salvatore Sirigu ewe baze gusimburwa nabitwa inyuma yawe uhumekerwa na Kipembe harya ni Laurent Raymond Dominique ariko Raymond Dominique ni hejuru muri Le Bleu Le Coq ariko Laurent we twamukarabiye umunsi yaje gutoza match ari kunyunguta bomba abasportifu ubwo bibutse iyo image barayibuka nta pressure uburiho abandi bari gupunguza pressure bo bahekenya amashikarete menshi wari kwiyumvira urwunyunyu kumbi kadabura bari kujya bamugaraguza inkoni si yarari kujya yirambika amenagura eka nkutunguza inkuru yego sibyo se AI nta kibazo we Erikada wanjye Erikada n'abakire Erikada n'abantu bashaka kwamamaza Erikada n'abanyarwanda badukunda Erikada n'inshuti zacu rero hari campaign iri kuri Jaras Official ku bantu bashaka kwamamaza nimero bakwiye gucaho nubwo iri muri description cyangwa se iri muri description nimero y'umukada ni 078 30 92 163 ushaka kuvugisha ngo ni yihe ni 078 yego sibyo yego 30 92 163 iyi nimero yiciyeho uri umukire ushaka kwamamaza kuri Jaras Official ushaka blessing umukada ushaka kumurwaza yego ushaka gufata iry'ibumoso yego kirya iburyo hari igihe wasanga ryarahubanutse
babandi gusekana imbere kawo ko se simba susurutsa abanyarwanda b'amashenge nimero yiceho nk'ubu ngubu AI gato uzi nk'iyi nkuri yaba ameze neza ukuntu mba nyimenaguye ko bari kunyumva cyambere nuko Bani Boys ari kumenya uburyo azamura saundi abanyarwanda bagomeze bakurikirane ariko murarana makuru murare mususurutse yego ndetse mucishijemo ijisho Erikada wanyu cyane yego none se Erikada hari ibintu ari ibihuha nimba ari ibihuha nimba bari byo simbizi nkumva amakuru ansumira ngo tushobora kubona Big Ere Element Ere ngo nawe ari kwita umwana w'ingagi ari kwita izina umwana w'ingagi nkongera nkumva ngo nyamara ni Taigabi azahora bita se nkongera nkabona nibyo ni ibintu binsumira nta nubwo ariyo nkuru nshaka iyi breaking reka nyicemo mu mayeri rwose unyihanganire ntago nari nayipanze yego Element navuze ibye agahinda gakinduye blessing yagiye agira uburyo Imana imwimana iyo Mana imwimana niyo yamuhaye Imana irepekable wamuvugiye iki usibye kuza uvuga ngo Medi Beat ngo aramurenze mama shenge nzunzu gwe ngo rikiriki wanantera ubwoba nawe ubwe urumva sinakora iyo tushe rikiriki urwego rwe rurazwi ko numva umimbira gake mbabarira nze ntabaze mvuga Element yerekeye ibiso cyo wakoze narakibonye nta kibazo dore ko namurusha imyaka ubwo nyine n'uwo mujyo urumva nagyo baburetse ejo Element yahuye n'abaherwe birangira proposal yatangwaga yanzwe birangira studio yarari kubaka igeze kuri 60% yiyemeje kuyishyiramo imbaraga burya ko Imana yaguteye umugisha wakikorera ariko byanze wajya kugatuna mbwene kabakire mujye mubyumva nawe yakonfirmye today icyambabaje ni ifoto ya studio yangezeho mbona nakantu bateretse ahantu nko muri saro yo muntu guhe nese uri kwigira ibikesha AI studio ko ari umuntu oya babwire nubundi uramwanga uzamugira ute arikoja Erikada tugendane abanyarwanda ntubayobye iyi foto uri kubona abanaze kuba hafi ayicishemo nubundi uramwanga urabona atari muri saro yiwe mega statement oya narakubonye ntabariza umwana umuhungu wacu tu blessing iyo studio urayibona usibye screen n'utuntu turaho kuri TV stand ni intebe zo muri saro ubundi Erikada no amakuru angeraho ngo igeze kuri 70 rero Erikada reka nkubwira ibintu bya studio icyakubwira ko Giant of Africa iyo ni album ya Burna Boy yayirikodingiye muri hoteli London yose ubwo uzi ikintu bari bafite uduspika agasound card ni machine nta na sound proof studio ni umuntu yego ni umuntu ariko icyo navugaga nawe yari amaze iminsi ari gushimashima to the other side ashaka izo mbaraga zabo iyo connection yabo yabiciyemo arabizi yaje afite kashe gusa nkabivuga nawe akagenda akagerageza ariko abo badahurije cyo bita kuri denominateur ikome yiyemeje abakire be nyine agomba kugerageza agashyiramo imbaraga ntago urwego RSFA yamamajweho ntago urwego Element ariho ntago urwego rw'amahita ariho igikundiro ubwenge agira bwo kutijandika muri media ari ubwo kuba studio igizwe n'intebe wajyaho bazajya baba baje guciringa ndabizi ariko studio iyo ari iya Kinyo birumvikana ariko si ya Kinyo haje Element se sibiso yego se nabahuranyaga mu mwanyi wanjye shaba namugeranya n'inkweto ariko nkavuga ati nyabuneka zina niri kujije ariko mukumire ntago ari uko bigenda ku muntu blessing igihugu nawe bigeraho biramurambira hari ukuntu abahanze babigira ntabirenze umvugeho cyaho bireke ariko yageze ku rwego abona ko atakirishaka atamutucupa nyine ba Junior yego
iyi studio uko uyibonye buyeyaye Yego. studio ni umuntu, studio ni ikintu cyasohotsemo speaker irahari na machine, ibyo byo turabibonye. Na gatara ni intebe nziza zo muri salo. Nyine urwego rwa RSFeya iyo tubivuga abaterankunga akayabavanye muri Amerika, cyena nakumvise nzakavuga mu wundi mwandiko nuko mbiciyemo koko ari yushuwa ubonye ifitingana n'izina rya ere aho honyine twiyandikira. Iyi studio rero umaze kuvuga ko iri ku kigero cya 60%. Waretse tukazayirebe igeze ku kigero cy'ijana. Nyine sofa ubibonye. Sofa ntago ari bibi vraiment. Ntago ari bibi. Ntago ari bibi. Ariko hari impamvu nawe atari yayishyizemo imbaraga akajya gukomanga to the other side. Urumva ko nawe hari icyo yabonaga giza kitari kugenda neza. Nane marshepa. Yego yego yego. Ere rero oya abresinze igihugu uziko ari imyaka 6. Nkubwira se ngo tumwimane nkabona uri kureba abana. Yahinduye sound y'igihugu. N'indirimbo dufite ubuziryoshye za Tsunamizo za Tombe. Eze Tsunami mubona nabwenge agira bwuko yari kuyibikabiye. Aba bana hindirimbo azibimye zikabize yapfa. Izaryoha. Bura niyicuza. Nawe nyine jya umfasha. Ko AI umuziki urawuzi. Sha AI. Rikirika kubisa 10 ntakana. Reka nkwereke. Impamvu nyine rikiriki waramurenze ibigwire gasi ibyo yaciyemo none we birarenza ari ku rwego rwa ba Tom Close na bamuyoboke ni pioneer. Aho element akangishiye kuririmba rikiriki ya featuringaga ba Jay bande agatabara aho bananiranye ariko nawe yagucurwa agahita kurambika. Ariko reka nkubwire bro uzi rikiriki uzi wevu yazanye Tough Gang yose azana medazana debe uzi studio yakoreye mazubakira izina genda ajya mu zindi yubakize mana yisinijo gome cyane. Ere nawe ubona ko ari we muntu uri kugera ikirenge mu cyari. Ariko element afite versatility, afite ibintu byinshi ashoboye. Element yo bigeze muri camouflage ya kininja yo gushyiraho ingabo imukingira ibibazo ibitero amagambo abigendamo nk'umusaza wa 45. Iyo bigeze kuryiraha ku expose ubuzima bwe muri media abigendamo nk'umusaza w'5 wabihaze. Iyo tugeze mu buryo bwo kumenya umuntu wa nyawe bakorana abigendamo nk'umusaza w'imyaka 40. None iyo tugeze muri blessing agendana n'imirongo migari abona amaviza jya muri za Rwanda Convention cyo bita igikundiro aba yageze mu myaka 70. Iyo yageze uburyo yikomporta uburyo yigaragaza mu bantu silent killer w'urukundo rwinshi ureremburira amaso ocean inyanja idatukura biso nabwo bigendamo kimarayika. Iyo bigeze mu baherwe babe bamuruta babe bamurusha byose abajya muri clip ukagira ngo abahinduye abana bato ba 23. Buriya hari undi manager afite hari manager wigeze wumva The Ben yaravuze ngo nta muntu hano mu Rwanda wa managinga none mbaye iyo breaking none nshatse nababwira ngo yaturutse kuri Tiger. Noneho Melody namukuyeho breaking ivuga ngo gutyo ntago akandaho reka mbisubiremo. Yego Melody yaratubwiye ngo nge namwenyewe nta kindi gitaramo muzongera kubona nteguye ngewe ubwanjye peke BK Arena ngo nishyireho ibibazo. Kumbi cya gitaramo cyabyaye ibibazo nagera ngo Fatasi wagera gusebyaga. Ben yaravuze ngo nta muntu hano mu Rwanda niyo yaza ari Karomba cyamurenze tugirana amasezerano nimba ari yana amasezerano mu miliyoni 150 menye uko nzi managinga turangizanye. Element ya abumbatira hamwe ibyo byose ntiyipanga igitaramo arakunzwe ntiyipanga ibintu adashoboye. Ariko nanone nta muntu iriya mind ntago uri ari bwiza aragenda ntago uri ari Juno yego ntago uri ari Melody kandi The Ben yabenspiyeho ibintu byinshi cyane. Iyo nkuru yireke mbahaye amakuru nzayigarukamo meze neza mbabwira uburyo yiyakiriye ari gutya. RSFeya ngo izaronshingwa ku rwego ruteye ubwoba kugira barebe ko abazimu bashya aho inyuma Eric Kadamu zamuri kumwe. Yego
turi kugendana ndagira ngo umbwire teke yawe. Sheri Silver agiye kugura abana babiri, umwe yitwa Josh undi yitwa Emma. Ni abami ba challenges, ni abami b'amakoreography, ni abami bayoboye Moriox. Boss wa Moriox yitwa Shema. Si uruhinja. Director Shema. Ni uruhinja, si uruhinja. Ruzi ubwenge ariko rwiteretse. Turi kuvuga imyaka. Ubwenge se ni abambukije inyanja. Ari mu myaka myinshi. Ni umwana. Turi kugendana? Yego. No kugira mind yo gukonvenka bari abana bakaba bari hamwe, ukabashakira uniforme, ukabashakira abaterankunga, communication ikagenda neza, social media zikaba updated neza, ni tara cyane. Ariko barakubwira ngo nyiri umuringi yaje utega iki? Akaboko. Abantu bararutanwa, company zirarutanwa, YouTube channel zirarutanwa, radio zirarutanwa, stage zirarutanwa, ibintu byose nta na kimwe kinganya n'ikindi. Yego. Ndetse n'uwo hari Ken utsinda musubirizo, nta kimwe cya kabiri cya Cristiano Ronaldo aragira ate? Ni ku buzima bumeze. Yego. Ngiye kugwijamba iminota 3. Yego. Ntacyo mbaza. Yego. Ntacyo ugira ute? Mubaza. Ndahera ku mafoto nkwereke Josh na Emma. Yego. Urahita ubona ubazi. Cyane. Nabo biraza gusako arabagurira pareyo umwe muri bo. Aratamira pareyo. Kaki yarari kunyumva. Kuba we aperi wagenda ukajya muri Reyo ukaba kuyemo Jabel, kuyemo Manzi Thierry, kuyemo ba Sefu. Ni tushe si tushe. Ntago ari tushe. Kuba we Gacinya Chance Deni wakinjira muri PR kavuga ati Yannick mukunzi nk'ubwengwe iki. Iri bandari urarizi nurizi. Yego. We rwatubyaye. Ni tushe si tushe. Iyo umuntu akurusha icyo navuze akuryana iki? Sha wabigenzemo. Gani sirenge ndimo. Iyo umuntu ukurusha icyo agukorera iki? Bavuga ngo iki abari? Wenda reka tuvuge umuntu ukurusha inyamagu. Oya, ntago ari ibyo. Kiramo ikinyabupfura twumve. Umuntu ukurusha amata. Yo mujinya. Yego. 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 Simbwa uje muri za nyiraho. Yendumiwe. Diguseka nkakomereka. Nagira ngo ufate iminota 3. Nyiza ya AI. Ego. Urambwira ikosa rya Sheri Silver. Urambwira ko niyo ureze umwana ukamugurisha miliyoni akayabo. Ese we ntago ba proud. Ese abandi nibabona kuri pepinye bona kejaribu bazaterwa iteka bagatangira gushyiramo imbaraga. Watangiye kuburiza indege cyane. Tugendane. Yego turi kugendana. Aba bana urabazi ntubazi? Shomi. Nyereka. Mugani wanuze wa Gitafu niwe avuga ngo yaka ngo yararongoye agahita aririmba ngo yararongoye. Imba mbibuka neza Josh na Emma nimba ubwo bo bari kunyumva yemba nabikurikiranye gikada. Abo bana urabazi ntubazi? Ndabazi. Naba bahungu kuba bafata ababyeyi babo miliyoni 5 kuba wavuga ngo genda wiga ishuri ryiza ngwino mu maboko meza jyuza mu ma-challenge n'abitwa abandi ba Davido why not ba Chibudenga manuka ba ari naba bahungu babiri se. Abo babiri umwe sinzi uwitwe Masinzi uwitwa Josh. Ubuzi abo ntago mbaza bo ndashyira kuri thumbnail. Abanyarwanda badufashe mbere yuko ugiye kuvugana kuvugiramo. Yego. Akaruta kandi karakamira. Kujya mu maboko meza nta mubyeyi utabyifuza nta mwana utabyifuza. Ariko tunashimire Shema nimba yitwa Shema yitwa nde? Yitwa Shema. Yego. Nawe yareze neza. Nawe agiye guhabwa inkaragaki nyine. Yego. Ariko cyane cyane bivuye ku babyeyi. Abana barishimye barabishaka bafite amashagaga. Yego. Jya ku mpande zombi. Tushe ni yihe? Blessing ni yihe? Rero Erika Darika ntangire gutya. Mbere na mbere ngiye umbwira ngo Josh na Emma kuko bari abana bo muri Moriox nyine ntago tubaza amazina. Abo tuzi cyane nabo muri Sheri Silver Foundation. Yego. Rero ngewe waruvuza abana baciye impaka bahogoje amahanga kubera ko bagenda mu video zabo zigira ku screen menshi y'abantu batuye mu bihugu bitandukanye. Nge nagiraga ahubwo ni ka gahungu n'agakobwa uri kuvuga bukora challenge zitabaho
bakoze mitu reka kari agakobwa urakazi gatoya yego n'agahungu kariya byanze nibwiraga kare ariko se hari ubwo Naomi yari yava kwibera ko nago nakubwe ubwo woraba umwana utaramucutse uhita uzana undi uriya waronka uriya ari kwibera cyane nago nabikubwiye ngo mutandukanye na badenze urongeye noneho Erika Daye umukobwa ndamuzi iyo nkuru nayumvise we ntagagize ate ntagarimo mubo numvise muhaba approche deja yarabaye cyane ababyeyi baravuze ati what a blessing abana nabo bafite ishagaga ariko mu bantu babona ko ari nko gusenya mu bantu babona ko nanone atari ukunyurwa nabo ufite Chelsea iva kucyo utanyuzwe na 700 ufite washatsemo izindi mpano mbere yuko ninjira kuri Titi Brown bice mutambaza rero ibintu nuko nguko nibwiraga rero ko ari kari akana kagahungu na kari akagakobwa uyu rero Josh na Emma ni nabantu navuga nabaridi dancers muri Moriox bakora ama challenge maybe ko ari nabo bari mu bantu bafata vuba ama choreograph bikurikijwe nuko tunyine dusanzwe tubibona rero mbere na mbere twibazaga ngo se Sherry Silver wabigarutseho abana bagera kuri 700 bari muri discipline zitandukanye ubwo bivuze ko hari abari muri sport abacrobate niki nibyo twibazaga harabiga kucuranga ababateri amapiano gukoma amaki hari biga ibya kinyarwanda gushayaya cyane hari abiga kuririmba hari abiga kubikora byombi hari abafite impano zitandukanye baburetse ese ni industry yo kuririmba gusa ntabwo bakina basket football yaba ayo mu mibyinire yaba nabo kubaka kariyeri zabo zibarimo haba harimo abacuranga abaririmba abafasha abandi kwantona bashayaya inkoma amashyi abafigira bo bose barakenewe ese ubundi hari Denzo na Nuza na Tekiyero bonyine inyuma ninde wa hyping abari inyuma ntago bakenewe niko muvuze cyane Prison Break yo bayikina Scofield Batibag baba figira baba bafungiye muri gereza ukajya ubona muri gereza ni bane gusa aribo bari kugaragara iyo filime yari kuba atari ikigo ry'ugori bari abafigira ntibahembwa barahembwa guma muri uwo mujyo rero ni iki kintu navugaga ubona ko kuba Sherry Silver yabona ko hari imbaraga akeneye yabona ko hari abantu akeneye guhindurira ubuzima ako kantu gasobanuke Shema nibyo yafasha abana arabatereka ariko Shema hari urwego atabagezaho Sherry Silver agezaho abana ntaguciyemo se mfura yawe ntago hari undi witwa n'ibiki hakurya hariya mu Bugesera akifatira Karyuri agahangana nawe aho umuherwe Sarongazi yarabanje yubakira inzu mama we arongera za matora bararaga ku byatsi gahunda ya leta agendana nayo atavuga ati we Karyuri n'imigati dukindagura mu gitondo ntago uyibona Karyuri yaravuze ati utanera isesemi ndeka njye mu maboko me nibyo ni Sherry Silver na maboko meza ni itara ryiza rimurika yego nibyo Shema n'umwana wamenye gukoresha social media icyo zimaze anamenya gukomveka ababyeyi babari abana bakamenya bakumva ko atari imburamukoro batagiye mu buyobe abasha gukoresha TikTok na telefone afite iyi telefone babasha kuva i Kigali bagera Spain Madrid bagera Paris bagera Brazilia bagera he rero ariko nkawe hari connection adafite yego nubwo hari ibyo afite rero kuba baza bakavuga ati wowe Shema turashaka abana babiri nibyo Sherry Silver nawe nk'umuntu uzi ubwenge reka da tukiraho urakoze cyane bariya ni amasezerano bafite n'abana bifitiye impano bashyizwe hamwe n'umuntu bitandukanye na Sherry Silver bamenyera akantu ku kana mwariye mwivuje mwize ese nimba nanagukeneye reka ngushakire profeseri mu masomo akwigisha ku ruhande ariko nkubone tumanukanere gose we none wa muntu akantu ku kandi mu gihe abandi bo ni kizavamo n'umugisha w'Imana ni igikundiro nuko duhuje twebwe ubwacu nicyo rero nagira bangereho bata Sherry Silver na Shema bakora ibintu bimwe ariko batandukanye ku kintu cyitwa end game ni ikintu cyo kuvuga ngo Shema uri kubyinisha abana wowe Sherry Silver uri kubyinisha abana akose nyuma yaho
bizagenda bite, abo bana bizarangira bageze he. Icyo kintu iyo urebye fitire ya Shema urabyibaza ukavuga ati se bizarangira gute, nibagira imyaka 18 nibagira 20 bizagenda bite. Azaba yarabubakiye kariyeri ku buryo bazaba babasha kuba bajya Lagos. Ese Shema afite iyo capacity, afite iyo endurance yo kuvuga ngo njyewe atari umuntu ntumiye je nadiringa ikiraka Dubai ku buryo nabajyana. Ariko Sherry Silver ubwo bushobozi arabufite. Ejo umuntu yakoreye mu ndirimbo Chadish Gambino ariho yamenyekaniye This is America, ashobora kuvuga ngo ngiye gukora indi ndirimbo ndashaka abana nkuko Fresh Montana na Swahili bakoze. Kandi wibuke gatoya abana bagira igikundiro batractinga abantu byoroshye, abana bari innocent, aba azikiva mu bana kubona inkunga, urumva ma ONG biki support gukomanga ko umuntu mukuru w'ibyanwa yakuririra si kwa kana wavuga ngo nzunzu. Yego cyane. Rero bivuze ngo Sherry Silver ni wa muntu nyine ukora ku mahirwe menshi kurusha Shema. Nubwo Shema nawe amaze kwitereka, amaze kuyabona, nawe ubona ko azabibona. Shema ntago akwiye kubabara, akwiye ni nkuko twavuga ngo Monaco, Dortmund na amakipe agaburira ama elite club. Yego akwiye kuba ahubwo icyo kintu akavuga ati nge ntago nahangana, reka nge nkora abana. Sherry Silver nawe azajya agira ute, ahubwo azajya nshoramo umwana yamaze kugira ute kugaragaza potential yaho ari, ahubwo habaye ikintu cya collaboration, ntihabeho competition hagati ya mwikaba academic yakira. Yego ibyo bintu byaba byiza. Tukiraho hari akantu nshatse kongeraho. Yego. Kuko na Shema yabibona mu buryo bwiza ko bigiye kuboostinga morale, akavuga atayo natakaje dukora bibiki n'ama repetition. Hari igihe haza umuntu umwe akayatanga akayarekura, bikankuraje abari abana bandi bakavuga ati why not, ejo yaba ngewe. Ni ikintu gikomeye. Nimba hari ahandi mubona ko noneho muzajya kugraduatingira. Yego. None icyo kintu rero, icyo kintu umva ikiza cyabyo kibirimo rero, nuko Sherry Silver ari wa muntu uri unlimited mu gufata abana. Nukuvuga ngo ejo bundi Tekera azajya kwiga uriya gutya azana abandi bana mu byuko biri kumvikana. Rero hari ikintu byongera amahirwe muri bariya. Ni igisubizo cyiza cyangwa yari kuzamura muri bariya? Ni igisubizo kuko first of all abahari barigaragaje abafite impano ikomeye. Iyo ni opportunity ku bandi bana batarajoininga either batarajoininga Moriox, batarajoininga na Sherry Silver Foundation. Bivuze ngo abo bana babiri bavuyemo baremye gap, baremye icyuho. Icyo cyuho Shema azagerageza kugikuvura, kuzana abandi bana bashya. Ubwo urumva ni izindi mpano nshya zigiye kubona iki, zigiye kubona amahirwe yo kuza kwintegra he muri Moriox. Bakaba bafite andi mahirwe yo indi soruti Moriox izagira, bakazabasha kugira he nabo kujyana nabo. Sherry Silver akazongera akagira ute agakenera abandi bana, kuko azaba yabonye ibiraka byinshi. Nukuvuga ngo wenda abana bamwe bagiye Dubai, abandi bagiye London. Nukuvuga ngo agomba kugira ute gucamo imirwi ibiri. Nukuvuga ngo ashobora no gukenera abana bo muri Moriox no guha ikiraka Moriox. Ibyo ntago bizi kuvuga ati twebwe iki kiraka ntago tugifata, ariko dufite academy, dufite barumuna bacu, dufite abandi bantu babikora. Ahubwo abantu akwiye kubamo ubwumvane bwiza hagati ya Shema na Moriox. Ahubwo Shema akabona nka Sherry Silver nkaho ari umumenta wiwe, nk'umuntu umufitiye inda, yamuha ibitekerezo by'uburyo udevelop abana. Nubwo nawe yagaragaje nyine ubwenge na cleverness mu kudevelopa, nubwo ntawe abimwigishije. Sherry Silver afite iyo background, afite ahantu yabiprovinze. Shema nta hantu yigeze agira ute abiprovinga, ariko kano gasoro utagize muri Armenia niki gaprovinze ko nawe agize ute gashyize itafari kuri legacy ye. Ni ibintu byiza rero, ni ibintu bigiye bari abana babiri bavuyemo bakareye indi opportunity ku bandi bana tutazi Shema agiye kuzana nabakabagaragaza bafite izindi mpano zabo. Ni byiza rero Sherry Silver nawe ukwiye gufasha Shema uriya mwana nabo bantu, nimba ari n'abana bujyanye ugira akantu nawe uhindezo Shema. Si byiza yerekada guhindezo Shema no kumwankuraja.
birumvikana Yego. comment noya Yego. ko Titi Brown nawe namwumvise muri iyi movement noneho nge nanatungurwa nuko ngo buriya yarasanzwe ari umuntu bigisha ariko mwibanga urumva nta ndirimbo yaririmbye ngo babishyire ku mugaragaro ari umuntu wabo Sherry Silver gushaka abantu badanje akiyegereza ayo maboko ahubwo nawe bigiye kujya ku mugaragaro ahabwe kontra ihoraho ubwo urumva ko ari akayabo byo urabivugaho iki ni mperutse kuvuga ngo mperutse no gukora statement ivuga kuri Shema kuri Sherry Silver ndetse no kuri Titi Brown. Titi Brown wamaze kubahuranya se? Yego. Wari ubizi se ayo makuru? Oya ntago nari mbizi. Ko Titi Brown se ntago ubizi ko ajya gutanga repetition hari? Oya ntabyo nari nzi vraiment. Nukuri ntabyo nari nzi. Mperutse kuvuga ngo kugira ngo bya bindi bavuga ngo warestinze your case kugira ngo mbigereho reka ngiye mvuge statement bose nabakozeho wenda abari naho nyine kukumbwiye gukora karimaka abari byo ngirute abari byo nsorezaho naragize ati buri umwe hagati ya Sherry Silver Titi Brown na Shema yagiye ahindurira ubuzima bamwe mu babyinnyi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu buryo buri indirect cyangwa se buri indirect umbwiye gukora rero kuri Titi Brown. Titi Brown ni umubyinnyi wagiriye abandi babyinnyi akamaro mu buryo buri indirect. Hari ba Jack B, hari ba Good Guy na Bad Guys, hari ba Olivis babyinnye ariko ntibagira ikintu babikuramo ba Jack B. Ariko Titi ubwo social media zatangiraga kuza 2018 yatangiranye na ba Chrisiz bamukorera video na ba Jojo bakora video abizana kuri social media. Abahanzi bagenda DJ Pius mu bushyuhe agenda azana ibintu bishya byo kuzana abakoreographer bakora imbyino muri video bihera kuri Titi. Titi agenda aba umubyinnyi ukora choreographer mu ndirimbo akabyishyurirwa. Ibyo bigenda bitereka ba Jojo ubwo yajyaga mageragere na wasigara acoresha asigara nyine yinjiza amafaranga. Tubona ba Titi, tubona ba Shakira, tubona ba Jordan Karas, tubona ba Baby Art. Nukuvuga ngo tubona abantu ba Cyuzuzo bakoze choreographer z'indirimbo ya Fifira ya na Bulldog yagiye azana uburyo bushyashya bwo gushyira imbyino kuri social media bigatuma abana bamenyekana bigatuma nimba ari na company za ntago ngiye kuzamamariza bigatuma nimba ari abantu bashaka gukora dance runaka bigatuma nimba Giant of Africa ishaka ababyinnyi nimba bar ishaka ababyinnyi nimba urabizi ba cheerleader babyinaga muri bare muri BK Arena urabona uwo ni umusaruro wuko Titi yabizanye kuri social media akabasha kugaragaza ko uwo